Papa Pampino ku makuru mashya. Beef nshyashya muri show busy. Nyuma ya beef zagiye zitambuka nyinshi cyane, harimo beef ya The Ben na Coach Gael, hatambuka beef ya Bruce Melody na The Ben, hatambuka beef ya Yago n'aba show busy bose, hatambuka beef ya Scovia n'uwo bita Pasteur. Ubu rero hagezeho beef ya Coach Gael niya Coach Gael arimo arareba n'uruntu hamwe na Element. Icyo bapfa rero, Element ngakimara gusinya muri 155 ya Coach Gael, bari basezeranya yuko indirimbo azajya akora amafaranga azajya yivamo Coach Gael azajya afataho 60%, hanyuma Element akaryaho 40%. Ibi rero biravugwa yuko Element yayanyereje mu ndirimbo bizigera muri 38 zose yakoreye muri studio ya 155 ya Coach Gael, akaba yarabashije gutanga 60% gusa ku ndirimbo imwe gusa. Hanyuma izindi zose akaba yarayanyereje ayo mafaranga. Ati rero bimeze bite. Reka rero turebe urutonde rw'indirimbo uyu muhanzi yanyereje. Indirimbo yanyereje. Zimwe mu ndirimbo bivugwa ko Element atatangiye amafaranga zirimo Narakubabariye ya Junior Lumaga, hakaza Bad Boy ya Davis D, hakaza Cerebral ya Bruce Melody, hakaza Fou de Toi ya Element nyirizina, Pasadena ya Christopher, 1 in 1 ya Legi, hakaza Bermuda ya Davis D, hakaza One More Time ya Kensol na Igitangaza ya Bruce Melody. Sizo gusa ziracyakomeza. Harimo kandi Azana ya Bruce Melody, hakaza Chakula ya Phil Peter, hakaza Mama Loda ya Kevin Banda, hakaza Wallah ya Okama, hakaza Bana ya Shafi, hakaza Munda ya Kevin Kade, Golo ya Pasi Kizito, hakaza Volley ya Christopher, hakaza Molomita ya Dialect, hakaza Molomita ya Dialecta God, hakaza How Are You ya Mano, Mawowe ya Kevin Banda, Mirele ya Element nyirizina, Besto ya Okama na Sekoma ya Chris Ize. Ntagari izo ndirimbo zonyine Element yanyereje amafaranga yazivuyemo, kuko haza hiyongeraho izindi, harimo Ojela ya Bwiza, hakaza Bailando ya Shafi, No One ya Kensol, Sikosa ya Kevin Kade, Paina ya Cox, hakaza Mami ya Roscan, hakaza Sambolela ya Chris Izi, hakaza Njozi ya Mario, Nicki Minaj ya Bruce Melody, Jumbe ya Shafi, Shenge ya Juno Kizigenza, Bebe ya Kevin Kade na Tombe yande ya Element. Abari hafi y'ubuyobozi bwa 155 bavuga ko kuva uyu musore yatangira gukorerayo ibihangano, indirimbo imwe ariyo yonyine yatangiye amafaranga, bityo bashobora kumukurikirana mu nkiko bakamwishyuza arenga miliyoni 25 yose. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe kandi kiravuga ko ku rundi ruhande inshuti za hafi za Element zivuga ko uyu mu producer ntacyo agomba iyi studio.
cyane ko atumva uburyo yishuzwa amafaranga atari we wari ushinzwe umutungo. Umwe twaganiriye ufite amakuru yagize ati none se niba usobanukiwe ibintu byo gucunga imari cyangwa ibikorwa bya studio, ni gute producer yishuzwa amafaranga yinjiye? Niwe se ushinzwe umutungo? Niwe se ushinzwe kwakira abakiriya? Ntabwo ari byo rwose. Ibyo ni ugushaka kumusiga icyasha. Ni ugushaka kumusiga icyasha kabisa. Igihe kandi cyagize ngo ikindi, ibaze niba umaze imyaka 3 ukorana n'umuntu ubizi ko atakwishyura, nta na rimwe uramwaka raporo, wenda ngo ayikwime, nta na rimwe uramusaba ibisobanuro, ubwo se urumva atari impamvu wenda bashaka? Uyu yakomeje avuga ngo ko mu ndirimbo bavuga ko uyu musore yakoze ntatange amafaranga bumvikanye, harimo n'izo yinjiye muri 155 yaratangiye gukora. Icyakora kuko yifuzaga kwamamaza studio yari yimukiyemo, agashiramo ibirango byayo. Nubwo intambara ni gutyo rero bimeze. Gusa nubwo bimeze gutyo kose, Coach Gael ntacyo aratangaza, ndetse na Element nyirizina ntacyo aratangaza. Ariko beef ni vuta nguvute, vuta nguvute, vuta nguvute. Ibintu ntago byoroshe, habe namba. Bakurikirana showbiz rero, iyo ni beef nshyashya yadutse mugiye kumva. Murabizi hari akabifu kari kaciyeho k'umuntu bita Marina n'umuntu bita Yampano. Aho Yampano yakoranye indirimbo na Marina, barangije iyo ndirimbo barashwana itarajya hanze. Yampano ayishira hanze kuko yari indirimbo ye. Marina aragenda arayisibisha ku rubuga rwa YouTube, atanga impamvu barayisiba. Ibyo byarakaje Yampano, ebana amwita umuhemu, aravuga Marina koko ni Marine, amwita Marine, aravuga ati nibibaho umuntu gute yansabaga amafaranga 200,000 yo kwisukisha. Urumva atari ugushaka kunaniza? Ese kwisukisha bijyana 200,000? Yansabye ibintu byinshi kugira dukore video, ariko uyu mukobwa ntashobotse. Bisa nkaho ariko biyunze, ubu ngubu beef nshyashya igezeho niyo ya Element na Coach Gael. Ciao, kora subscribe ntugende utayikoze.